nongeye kubasuhuza abantu muba muri kuri Bavandimwe TV buri munsi. Sinabura kubasuhuza kandi sinabura kubashimira abantu mukurikirana ibiganiro byacu ahangaha kuri Bavandimwe TV. Ndabakunda cyane abantu mukurikirana ibiganiro byacu kuri Bavandimwe TV. Imana ijye bambera umugisha rwose, kuko ibyo mukora biranshimisha cyane. Ahangaha rero kuri Bavandimwe TV umuntu hageze bwa mbere twiga ururimi rw'ikigande, twigiraho ururimi rw'ikigande. Nimba ari bwo bwa mbere ubonye iyi channel, ahangaha kora subscribe, turakwakiriye kandi tuguhaye ikaze kuri Bavandimwe TV. Urakoze kuza rwose, turakwakiriye mu ishuri ryacu ryo kwiga ururimi rw'ikigande. Njye mubana rero mu biganiro byacu banyita Theo MC, ninjye wigisha ururimi rw'ikigande. Benshi bibazaga umuntu twigisha ururimi n'indi n'umunsi twahisemo kujya tubereka ibiganiro byacu ndetse muri no kutureba ahangaha kuri Bavandimwe TV. Okay, ndagira ngo rero tugendane 5 kuri 5. Fata igitabo narakubwiye nanjye mba gifite, batagira ngo igitabo simba gifite. Dore ngiki igitabo nanjye mba nkoze iki, mba gifite. Fata igitabo kandi ufate n'ikaramu. Dore ngiyi ikaramu, maze tugendane turi mu kwiga. Uyu munsi rero abantu baba bari konsati, abantu mudukurikirana rwose ndabakunda cyane rwose, muranshimisha pe. Okay, bimaze bite, bimaze mute? Okay, reka tugende turi serious mu byigisho byacu. Uyu munsi mbazaniye icyigisho kirebana n'ibintu twifashisha mu guhinga, twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu guhinga cyangwa se n'ibindi. Okay, ngenge igitabo wakibonye, tutangire. Icya mbere twifashisha, umuganda baravuga ngo enkumbi yo kurima, enkumbi y'abarimizi, isuka yo guhinga cyangwa se isuka bahingisha. Enkumbi yo kurima, enkumbi. Uko bavuga uko wumva uvuga inkumbi z'amasaka, ukamumenyesha inkumbi z'amasaka, nawe uvuga ngo enkumbi, shyiramo ako kantu, enkumbi. Mba ngira ngo bivuge neza nk'ukuntu nanjye mba nkora iki ndi kubivuga, kugira ngo utazaza ukabivuga nk'uri kuvuga ikinyarwanda. Jya wumva ukuntu nanjye ndi kuvuga enkumbi, ushyiremo ako kantu, enkumbi. Okay, ni isuka. Enkumbi ni isuka mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ekiso, mbese ekiso ni iki mu rurimi rw'ikinyarwanda? Ekiso ni umuhoro, umuganda wawita ekiso. Ni byo twifashisha mu gihe turi gutema umuhoro, ekiso. Cya gatatu, esururu oba esururu ni ipiki. Murayizi ngira ngo dukoresha hano mu mabuye turi guhinga, ngira ngo ipiki murayizi. Rero umugande we ayita sururu. Ubwo ugiye gusaba umuntu wamubwira ati mpa kusururu, oba nyanzika kusururu, ntiza kusururu, nyanzika kusururu. Kwanzika ni ukwiyanzika,
ni ugutira cyangwa kugutira. Okay. Forogo hari ibintu byinshi rero mu rurimi rw'ikigande byagumye biri mu cyongereza. Forogo yatukozesa mu rurimi Oluganda ni macaku niyo bita forogo mu rurimi rw'ikigande, macaku mu rurimi rw'ikinyarwanda niyo macaku. Turabashimira cyane rero abantu mwagumye mukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5 rwose nta kibazo. Turabakunda cyane, mwakoze cyane gukurikirana ibiganiro byacu. Nanjye Deo MC ahangaha kuri Bavandimwe TV, nitwe tubagezaho ururimi rw'ikigande, turi kurwiga kugira ngo umunyarwanda nawe amenye ururimi rw'ikigande bitagoranye ndetse bitamugoye. Wakoze rero, uri intwari cyane wowe ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi twari turi kwiga isomo rirebana n'ibyo twifashisha mu guhinga ndetse n'ibindi bintu byinshi. Komeza gukurikirana ibiganiro byacu rero ahangaha kuri Bavandimwe TV, tuzakugezaho ibintu bitandukanye. Imana ibarinde kandi ibahereze umugisha. Bye bye.